tugomba kumubungabunga mu buryo butandukanye bwose bushoboka ngo tumutege amatwi, tumuhe umwanya nawe mu bimukorerwa mu buryo butandukanye birumvikana. Bityo rero kandi burya n'umunyarwanda avuze ati umwana apfa mu iterura, umwana mu giti cy'ikigurura kikiri gito, mu buryo bwose butandukanye. Uko mureze niko abigenza kwa kundi, niyo hari ibyo ukora umuhetse hari n'ukundi n'ibyo umwigisha umubwiriza. Bityo rero tujye kuba twitsa ku nsanganyamatsiko ikomeye kuko buri wese agira iyo avuka kandi akarerwa mu buryo butandukanye. Tujye kugaruka ku ruhare n'ubufatanye bw'ababyeyi n'abakozi bo mu rugo mu mirere y'abana babo, kuko burya umwana bari hagati y'abari abantu bose bamurera, umwana agomba kurebererwa mu buryo butandukanye. Turi kumwe n'abatumwa batandukanye, ariko mbere ko tubakira batwemerere tubanze dusangire ibitekerezo n'abantu twagiye tuganira nabo. Hari abakora kano kazi ko mu rugo, ubwo n'abakozi bo mu rugo, hakaba abaganga, harimo umuganga ndetse hakabamo n'umubyeyi. Twumva ibitekerezo byabo tugaruka twinjira n'abatumirwa bacu b'umunsi. Ahantu nkora amanza ari abana ari iki byose mba mbona nta kibazo hose bimeze ntari n'abana barabampari bireba mba ndi kumwe nabo, ahubwo hari n'uwanganye nawe ubwo ninjye tuba turi kumwe bisenda nuko mufata kandi uri gufasha umwana nawe nikagutora iyo umurishuza nawe arakwanga. Rero gusa ntabwo byari bikwiye kuba mbona ko uwo bataguhenge n'ikihohotera umwana ntabwo bikwiye. Gusa mu bakozi ibyo bibamo ingeso turazigira nyinshi ariko ntabwo bikwiye. Dore ibanga buriya umuntu muhorana baza amasaha menshi twe tuba turi kumwe nawe, njye mba ndi kumwe nawe. Icyo ni ryo banga, icyo nkoresha ni ukubwira neza umwana ukamuguyaguya ukamufata nk'uwawe. Oya ntabwo bayafite amakuru bose, ntabwo bayafite kuko hari igihe uza kurera umwana hari ukuvuga wenda ngo reka ngo mbonye akazi reka nse kugakora, kubera rero ngo reka nse kugakora hari byinshi bihatira. Wowe bazi uko babigenza, ubanza bazi ujya gukorera se umwana akunda iki yanga iki, nyine baze uko umwana ateye mama wiwe nyine. Bakwiye kwizera ababarerera umwana kuko ntabwo wasigira umuntu utizeye umwana wawe. Gusa ugomba kubanza ugacunga utugeso twiwe kuko nyine za ngeso navuze hari ubwo twishi, hari ubwo yanamugirira nabi, hari ubwo yanamutoza ingeso mbi. Nyine nawe wabanza ugakora atansiyo nyine ukabanza ukamenya ngo uwo nsigiye umwana wanjye ni muntu ki, ese aturuka hese, afite umwana, ese hari ikibazo cyaba cyaramubayeho cyamukomerekeje muri we ku buryo yamfatira umwana bitewe n'ibyo bibazo yahuye nabyo. Ese nta kibazo tujya tugirana, ese mu mihembere niyo ntatinda kumuhemba turaganira tukabinoza ku buryo atazabitura umwana wanjye akabitura umujinya umwana wanjye. Uko buriya nyine nitwe tuba turi kureberera abana isaha ku isaha tuba turi kumwe. Hari umukozi nzi witwaye nabi atanga uburere butari bwiza, ariko mu by'ukuri urebye wese byari byatewe n'umukoresha we. Akenshi umukoresha we ukuntu byagenze ntabwo yamwishyuraga neza, ni icya mbere. Ahaye umuryango we abana be, abahaye uwo mukozi wo kubitaho, abitayeho mu by'ukuri, ariko mu gihe cyo guhembwa ugasanga umubosi araje wamubwiye ati babuja cyangwa se databuja ndashaka ko mumpemba, nkeneye ko mumpemba, basambuza ngo se ngo amafaranga ushaka ngo nayi amafaranga ushaka ngo kwa nurya ukaryama, ashaka amafaranga yo gukoresha ngo nzabanyagwa. Nyine bigatuma umukozi nawe yumva ko nyine ari gukorera kurya cyangwa se ari gukora akazi kadahemba, bituma nyine agirira nabo umwana. No kuvuga ngo uwo umukozi ababosi bajyaga bajya kugenda aho bigatuma adakora akazi ke neza bitewe n'ukuntu nawe ababosi be batamwitaho, batamuhereza ibyo bumvikanye mu masezerano bajya gutangirana ku kazi, akajya amwicisha inzara, umwana aza kurwara bwaki, ntamwiteho nk'uko nyine bikwiriye bitewe n'ukuntu ababosi be nabo batuzuzaga neza inshingano zabo. Nyine umukozi nawe bituma yumva ko ari gukora akazi kadahemba bitewe n'ukuntu ababosi bamufataga, nawe bituma nyine yita ku mwana we nagiraga muri gahunda ze, akajya kwiganira n'abandi bakozi. Abo umwana we ntamwiteho bituma agira uburere bubi, ndetse anarwara n'indwara ziterwa n'imirire mibi kubera ko nkora akazi ko mu rugo
ikintu gituma abakozi bafata abana nabi biterwa n'ababyeyi. Hari ukuntu ababyeyi bafata umukozi nabi, ntibamuhereza agaciro, baza bakaza bamutuka, umukozi nawe rero akavuga ati n'ubundi nabo bafata nabi, bigatuma yahondagura uwo mwana, ugasanga umwana bigendeyemo ariko ntabwo biba bikwiye, kuko ikosa riba ari iry'ababyeyi ntabwo riba ari iry'umwana. Ahantu nabibonye, hari umukozi yakoraga ahantu, hanyuma bakajya bamufata nabi, ukuntu arangije byaje gufata sinzi ibintu yafashe bitwika na mu nda cyane, abihereza umwana. Arangije kubiha umwana arabinywa, icyo gihe umwana yari apfuye habuzeho gatoya. Umukuru yari yamubonye, arangije avuga ati nubigira ababyeyi nzakwiza. Nigeze kugira umwana w'umukobwa wakoraga iwanje, uwo mwana akajya ajya mu basore ntabizi, noneho twaba twagiye mu kazi na madamu, nkasanga n'abana nyine abasore bakiri hanze, nkasanga nk'abana barimo kumbwira ngo runaka ngo yari arimo akora runaka ku mabere, ngo yari arimo abigenza gutya, nyine bakanyereka ibintu biteye isoni atatinyaga gukorera imbere y'abana, ariko natwe twahise tumwirukana. Ariko urumva nimba umwana ufite umwana mukuru ufite imyaka 5, nimba umwana w'imyaka 5 akubwira ngo uzi ko ngo runaka yari arimo gukora ngo mwene hano runaka, umwana ubwo byumvikane ko ashobora guhita yangirika, akaba yazakura yumva ko ibyo ari ibintu bisanzwe kuba umuntu yakora aho ngaho. Ni rwo rugero navuga, ariko umukozi ntabwo twatindanye, twamaganye nk'ukwezi n'igice. Amarerezo bako yagiye ananyitse icyo gihe, nakomeje kumuhanura cyane, abona zashoboka nagenda nanyitse. Ni rwo rugero rwa hafi numva nibuka. Nitwa Dr. Eric Mugabo, nkaba ndi umuganga, nkorera mu kigo cyita ku buzima cyitwa Oasis Health. Insanganyamatsiko rero ni insanganyamatsiko nziza, tubwira uruhare rw'ababyeyi mu kwita ku mirerere y'abana babo igihe badahari, babasigiye abakozi. Ikintu rero navuga nk'umuganga ni uko ari ingenzi cyane yuko umubyeyi yita ku burere bw'umwana we mu gihe umwana akiri mutoya. Ni ukuvuga ngo twabifata muri ubu buryo cyangwa se muri uru rugero, iyo umwana avutse tumufata nk'ikayi nshyashya cyangwa se urupapuro rushyashya. Urabona urupapuro rwa duplicateur n'urupapuro rw'umweru aba ari vierge, nta kintu na kimwe kiriho, ariko ruba rwiteguye kwakira ibintu byose bishobora kurujyaho. Icyo gihe rero ni igihe cy'ingenzi umubyeyi aba agomba kugena ibiri buze kujya muri wa mwana cyangwa se kuri rwa rupapuro, muri bwa bwonko bw'umwana tubona ukivuka ukeneye gukura yigishwa. Iyo umubyeyi rero adahari agasiga umwana ari kumwe n'umukozi, ni ukuvuga ngo bwa burere umukozi afite copy paste nibwo buhita bugenda ukajya muri bwa bwonko bw'umwana. Kandi akenshi na kenshi hari igihe warahuye n'umukozi afite imyaka 20, 10, 30, ari mukuru, uburere bwe utabuzi. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo afite nibyo bihita bijya mu mwana. Ikizakurikiraho rero ni uko mu myaka iza, igihe umwana amaze kugira imyaka 10, imyaka 15, bya bindi byose umukozi yamwigishije bisatangira kujya hanze. Ashobora kuba yaramwigishije imico mibi, ashobora kuba yaramwigishije kunywa ibiyobyabwenge. Ni hahandi usanga dutangiye kugira urubyiruko navuga ngo rudafite ireme, rudafite indangagaciro, rudafite umuco nyarwanda. Bamwe noneho usanga aribo twita ibirara cyangwa se barananiranye muri iyi sosiyete. Byose byaratewe n'iki? Byaratewe n'ibyo bintu byabaye hasi. Ibi rero biragora cyane kubihindura, kubera yuko ikintu buriya kinjiye mu bwonko bwa mbere, ubwonko buragifixa, ubwonko buragifata ku buryo bukomeye, noneho wazashaka kugikuramo bigatwara imbaraga nyinshi cyane. Noneho iyo ushyize izo mbaraga nk'umubyeyi ngo kosora umwana, igikurikiraho ni uko uba umwanzi w'umwana. Umwana akavuga ngo mama cyangwa se papa aranyanga, bigahera aho ngaho. Umwana yanacika urugo akagenda akajya kuba ikirara, n'ababana noneho banutse ubona ku muhanda twibitsa abamarine tugatangira kubabona ari benshi, kubera amakimbirane ari hagati yabo n'ababyeyi. Ugakurikirana ugasanga umuzi wabyo byatangiye kera, byatangiye mbere. Umwana yakuze atozwa kubaho nka marine kubera yuko nibwo burere yahawe. Igihe rero agize imyaka 15, ntago uba washobora kubimukuramo, ahubwo atangira kubona ko aho mu rugo
atari ahantu akwiriye kuba ari ku muhanda, aho ibiyobyabwenge, aho yiba, aho arwana, kuko nibyo ubwonko bwe buba bufite, ni nabyo buba bushaka gukora. Tugira rero inama ababyeyi kwita cyane kumenya ngo umukozi nzanye ameze ate, afite imico imeze gute, nkamwigisha ibyo akwiriye kwigisha abana, kandi nkaganiriza abana nkababaza se umukozi yabatutse, umukozi yababwiye iki, then namara kugira ibyo mbonamo bitari byiza nkaba nasura inyuma nkaganira n'umukozi nkamubwira ngo jya uganiriza abana neza, ntukabatuke, ntukabakubite, kugira ngo b'abana nabo bakurire muri environment nziza. Soza rero ni ingenzi yuko ababyeyi bita cyane ku mibanire hagati yabo n'abakozi ndetse n'abana, kuko ibi ngibi nibyo bizadetermina cyangwa se bizagena urubyiruko rw'ejo hazaza ndetse n'u Rwanda rw'ejo hazaza. Murakoze.